ngo wahe ikaze mu gasobone kacu k'urukundo, aho uyu munsi twerekeje muri Philippines ngusaba ngo niba ugira amarira hafi rwose nureba aka gafilime. Hanyuma dutangiranye n'umukobwa wazaga baririza witwa James, hanyuma bamubwira ko ari gukina basket, kumbe ku rundi ruhande rundi musore warimo yikinira basket hano na mugenzi we, ntago tuzi ngo niba ari we bise James hano. Hanyuma kumbe uyu musore wari urahanga nawe azabaza ati urashaka iki, bisa nkaho nawe yaraje kureba uyu musore urahanga nyine urimo akina basket. Hanyuma ahita amuhereza baro batangira gukina. Hanyuma aba bombi gusa bisa nkaho ari ikintu kijye mbere hagati yabo nyine. Hanyuma umusore urahanga tutaramenya ngo yiswe ndi nyine agera gutya afata umupira, hanyuma nyine ari ko bakomeza gukina, gusa bisa nkaho aba bombi nyine hari ikintu kiri hagati yabo nyine. Hanyuma umusore urahanga abwira mugenzi we ati diru nayemeye, ati ndaza kugufasha utware umukobwa. Umusore ati koko se uravugisha ukuri? Umusore ati cyane rwose, 30,000 by'amapeso rwose ndabyemeye, ati uze kubima, ati ndaguha umukobwa. Ntabwo tuzi ngo aravuga uhe mukobwa umusore urahangaha. Umusore mugenzi we ati ariko natekereje ko umukobwa ari ingenzi kuri wowe. Umusore ati ibyo nta kintu bivuze ku bijyanye no kuvuga ngo umukobwa ni ingenzi kuri njye, ati cyo nyine ni amafaranga 30,000, ati umukobwa uzamwiteho rwose, ati uzamufate neza. Umusore mugenzi we ati cyane rwose umukobwa nzamufata neza. Umusore ati diru rwose, ati turemeranyije. Bisa nkaho umusore urangaha tutaramenya ngo yiswe ndarimo aratanga umukobwa nyine, ntabwo tuzi ngo ari gutanga uhe mukobwa nyine n'impamvu ari kumutanga nyine. Hanyuma ko mwanya hari umukobwa rura ku ruhande yabaza ati nibiki biri kujya mbere hano. Umusore uranga ati patiti ntago ari kubitekereza rwose uko bibona, ati ntago ari ko biri. Hanyuma umukobwa nta bisa nkaho ari we barimo bagurisha hano nyine, barimo batanga ku mafaranga nyine. Hanyuma umukobwa yitegereza umusore uranga warimo wamutanga ku mafaranga cyangwa se warimo amugurisha. Hanyuma umusore aza yirukanka ku mukobwa, bisa nk'umukobwa isava aho ngaho. Umusore umugati patiti ndagusobanurira rwose, umukobwa uranga ngo bamwise pati. Umusore ati patiti rwose natekereje ko ari byiza ko navanga nkagenda, ati natekereje ko ari byo by'ingenzi kuba navanga nkagenda, ati numvaga rwose ndi kurushaho kugukunda, ati rwose numvaga byaba byiza mvuye aha ngaha, ati nukuri rwose ndagukunda pati. Bisa nkaho umusore uranga akunda uyu mukobwa uranga, gusa nyine yashaka kumugurisha nyine cyangwa se kumutanga ku mafaranga ku kiranguzo ngo yibonere amafaranga yo kujya muri Espagne nyine. Umusore ati pati rwose, ati nukuri naragukunda pati, nashaka kuba n'uwanjye, ati ariko ngereranyije n'uriya musore, ati rwose nta kintu ndicyo rwose kuri uriya musore pe, ati igihe cyose ngerageze rwose n'ubundi ndatsindwa, ati uriya musore igihe cyose aba ndi imbere, ati intambara zose ndwanye rwose ndatsindwa, ati nemeye rwose kugutanga nyine kuri ko mbona n'ubundi uriya musore ahora ndi imbere, ati nabikoze kuri ngo ko ngukunda rwose pati. Umukobwa barahindukiye ati uri kigurye, ati uri n'ikigwari wowe ahubwo, ati wagira ngo nta bwenge ugira mu mutwe wawe, ati umutwe nta kintu kirimo kuko nta kintu kiri muri uyu mutwe wawe kuko nta bwenge n'ubucyo ugiramo, ati ngo mbwira, ati urabona mfite agaciro kangahe, mpagaze angahe, ati ku kiro, ati wangu ushaka ngusha ku kiro se? Umusore ati nagaruko bimeze rwose. Umukobwa ati ukeneye angahe nyine kugira ngo mfate gutya, ati na amafaranga angahe ukeneye kugira ngo mfate gutya ku? Umusore ati pati rwose mbabarira peti rwose mbabarira. Umukobwa ati James, ati nari ngiye kuguhitamo, ati natekerezaga ko ari wowe muntu wankunze ukankunda uwo ndiwe, ati nemeye gutanga buri kimwe cyose ku bwanjye nawe, ngiye gushyira hasi byose kugira ngo njye nawe dukundane. Natekereje ko wambonye ukabona uwundi we nyawe ubundi ukanyemera, ati James, ati nawe umeze nk'abandi bose, ati mwese muri bamwe n'ubundi. Umusore ati pati rwose, ati mbabara rwose nari nibeshye. Umukobwa ati cyane rwose waribeshye, ati waribeshye cyane na ndetse, ati waribeshye kubera ko nyine ntago ubona abantu nkanjye, ntago ubona abantu nkanjye bahanganye n'ubwoba bwabo bakarwana n'ubwoba bwabo kugira ngo babashe kugukunda. Bisa nkaho umukobwa uranga yari yakunze umusore, nyamara umusore we yarimo amutanga ku kiranguzo cyangwa arimo amugurisha ku musore mugenzi we nyine ngamwihera amafaranga nyine avangaha nyine. Umukobwa ati ikindi gihe rero niba wumva ushaka guhunga abantu bagukunda, ugumva ushaka guhunga ngo ujye kure abantu baguhunga, ujye ubikora pe, ujye ubikora rwose, ati ntugatuma abantu bizera yuko ubakunda kandi utabakunda, ati uranyumva neza, ati kandi ntugatuma abantu bagukunda batekereza ko bakunda utabasha kubarwanira, ati ntugatuma abantu bizera ko bakunda kandi utabasha kubarwanira, ati kandi ikindi gihe ntuzigire unsaba kongera kukwizera,
ati niba ushaka kungambanira byonyine. Bisa nk'umukobwa urwanga rwose bari bamukomerekeje umutima cyangwa se bari bamubabarije umutima nyine. Umusore yari akunze hano, yari yakunze ndetse ngo yemeye gutanga byose ngo amubwire ko amukunda, asanga umusore arimo aramutanga ku kiranguzo cyangwa se arimo aramugurisha ku musore mugenzi we. Ntabwo tuzi ngo uriya musore we niki kuri relationship cyangwa se ku mubano waba bombi nyine, gusa tubonye umusore yarashaka kumugurisha nyine. Hanyuma nta kindi cyabaye, umukobwa yise ataha mu rugo nyine, asanga umusaza urangaha. Umusaza ati nyuma na nyuma Poshe wanjye aratashye rwose. Umusaza uranga sinzi impamvu yita umukobwa uranga Poshe, twumvisha umukobwa uranga bamwita Pati. Hanyuma umukobwa yinjiye mu nzu, hano asanga hari umuntu w'umubyeyi uri murambika imyenda umwana we nyine w'umuhungu ahangaha. Ubona ko nyine abaranga bo bishimye rwose nta kibazo. Hanyuma umukobwa abaza umugore uranga ati urimo urakora iki hano wowe? Umugore barahagurutse. Umugore ati Pati mwana wanjye. Kumbe umugore uranga ngo ni nyina w'uyu mukobwa urangaha. Umukobwa ati sohoka muri iyi nzu, ati sohoka muri iyi nzu cyangwa bari ngiye mwisohorera. Umukobwa uranga yazanye umujinya n'umushiha rwose, azasohorana nyina muri iyi nzu nyine. Umugore ati mwana wanjye ati rwose ndabizi ko nikunze rwose nkabasiga, ati ariko Pati rwose ndabizi ko ntakomeye cyane rwose nkawe nk'uko ukomeye. Umukobwa ati cyane rwose uri umunyamahirwe rwose, wahisemo kuba igisambo nyine uradusiga. Bisa nk'umugore uranga yasize umuryango nyine, yataye abana be nyine. Umukobwa ati ngiye nta mahirwe nari mfite. Umugore ati nyine niyo mpamvu rwose naje hano mwana wanjye, ati naje rwose ngo ibintu byose mbisubize ku murongo, ati ndashaka gufasha na musaza we rwose akiga. Umukobwa ati ntabwo tubikeneye rwose, ati twe tumeze neza, ati ntabyo dukeneye rwose, ati ntabwo tugukeneye, uhisemo kugenda nyine n'ubundi komeza ugende nibyo n'ubundi ushoboye, ati uhisemo kudusiga n'ubundi nibyo ushoboye, komeza ugende udusige. Akana kagahungu karanga kati rwose Pati tuza wisakuriza mama pe, ati ndabizi ko hari byinshi byabaye nyine, ariko uyu nguyu aracyari mama nyine, ati nubwo yadutaye akadusiga. Bisa nk'umubyeyi uranga rwose yataye abana baranga nyine, ati umuryango we nyine arigendera nyine, abana basigarana n'umusaza uranga bisa nk'aho ari we sekuru wabo nyine. Hanyuma umukobwa nta kindi cyabaye yagize gutya, ahita ava aho ngaho rwose ababaye nyine, afite agahinda. Umusaza uranga bisa nk'aho ari we sekuru amwitegereza nyine umukobwa agenda. Hanyuma tugaruka ku rundi ruhande ku mazi hano. Ku mazi ahangaha hari umusore wari uhicaye, ni wa musore wacu wababaje umukobwa rwose nyine, ubwo yarimo amugurisha nyine. Umukobwa akamufata arimo kumugurisha nyine kuri mugenzi we. Umusore ubona ko nawe byamubabaje cyane nyine, bisa nk'aho nawe yakundaga uriya mukobwa, ariko ngabonaga umukobwa atamwemera nyine, cyangwa se umukobwa aba atari kubasha kumushyikira, atabasha kumugeraho nyine, ahitamo kumugurisha kuri uriya musore wundi twabonye tutaramenya amazina ye bwite nyine, tutaramenya ngo yiswe ne. Umusore uranga nawe arimo yiyahuza nyine inzoga, urabyumva nawe. Hanyuma tugaruka ku rundi ruhande, bisa nkaho hari akarori kari kabaye hano. Bisa nkaho hari akarori kari kabaye mu kantu k'akabari kari ahangaha nyine. Hanyuma bisa nkaho hari amarushanwa nyine yari agiye kubera hano. MC nawe yari yabukereye hano nyine, umukobwa uranga tutazi ngo yiswe nde nyine, bisa nkaho ari MC. Hanyuma ku rundi ruhande wa mukobwa wacu twabonye barimo bagurisha nyine, ubona ko nyine bari bamubabaje cyane, yaje ahangaha nyine ubona ko yasinze yabaye ibyatsi nyine. Hanyuma umukobwa aza ahangaha arimo aragenda agwirirana mu bantu bose, ariko wa musore wari ugiye kumugura nawe ashaka kumwaka inzoga, agenda amubuza kunywa inzoga. Umukobwa ngo atari kurimo urakora ibiki, atubyitayeho hose, ati urashaka se ko twigaragaza hano? Ati mbwira twigaragaze niba ubishaka. Ati turaza gufata video tuyereka ababyeyi bawe ngo ni abanyapolitike ngo barakomeye. Hanyuma MC nawe arakomeza nyine, akomeza akazi kiwe hano. Hanyuma umukobwa ariko agenda agwira agwa mu bantu nyine, ubona ko yasinze nyine. Umukobwa ati ureka kumurikira, ati reka kumurikira, ati guma aho ngaho. MC nawe ati Pati urimo urakora ibiki ariko? Umukobwa ati wewe urimo urakora ibiki ahubwo? Ati mbwira ibi urimo urakora n'ibiki biri kujya mbere aho ngaho? Ati urimo urakwirakwiza ibihuha binsebye se nanone? Ati mbwira. Ati urishimye noneho se? Hanyuma umukobwa bise Pati hano akomeza aza yigera hano kuri stage nyine. Hanyuma barahanga batangira gufata amavideo, bati dere wa muhungu wameye. Bisa nkaho umusore uranga ari umuhungu wameye nyine. Hanyuma umukobwa wacu yaragize gutya, araza yirukana bari kuri stage nyine, abakana mikoro. Hanyuma umukobwa ubona ko yasinze rwose, yabaye ibyatsi nyine, yiyahuje amayoga nawe.
hanyuma umukobwa nyine ariko atangira gusuhuza abashyitsi ati muraho neza abashyitsi bacu beza, ati murakaza neza, ati umugoroba rero tugiye gutangira amarushanwa yacu, tugiye guhiganwa, ati tugiye guhiganwa muri iri joro nanone, ati ni ijoro ryacu ryo kongera guhiganwa, ati rero ubu ngubu igihembo cy'iri joro ati ni ukurarana nanjye iri joro ryose, ati uri buze gutsinda araza kurarana nanjye iri joro, ati rero reka dutangire agakino, ati tugiye gutangira kubetinga, ati hari umuntu uvuze 5,000 bisa nkaho umukobwa yaraje kwishyira ku cyamunara nyine ngo umuntu uri burarane nawe iri joro nyine, ati 50,000, ati 5,000 by'amapeso. Abaranga bumiwe nyine bisa nkaho byabacanze, umukobwa aramanuka ati 3,000 by'amapeso noneho, ati nyakubahwa, ati 3,000 by'amapeso ntago wandaranara, ati wambwiye koko, ati urabona ntakirakara gatoto kuko ntago uri kubibona, ati ndacyatushye rwose, ati 3,000 by'amapeso. Hanyuma wa musore w'uranga ngo ni umuhungu wa nyine nawe yarimo byitegeza byamucanze, umukobwa rongera aramanura ati 2,000 by'amapeso nyakubahwa, ati rwose ako gasetsi kawe wigapfusha ubusa, ati ngo inurarane nanjye 2,000 by'amapeso rwose, ati ariko waje kuko, ati waje kuko, ati waje tukararana kuko iri joro. Umusore umukobwa uranga gusa bisa nkaho nawe ibintu arimo aravuga nyine ari inzoga ziri kubimukoresha nyine nawe atazi byarimo nyine, ati basi 1,000 cy'ipeso, ati 1,000 cy'ipeso. Hanyuma muri ukabonye wa musore twabonye karimo aragurisha umukobwa nawe yaraje hano wazanye inzoga hano bisa nkaho nawe ukora muri kano kabari cyangwa se muri moteri ahangaha. Hanyuma umukobwa arongera amanuka ati basi 500 y'amapeso, ati na muntu wandaranira ijoro koko. Hanyuma ku rundi ruhande hari umusore yahise avuga ati 300 y'amapeso, ati ndayatanga rwose nguranira ijoro. Umukobwa ati nyakubahwa, ati rwose wabikora neza, ati ongera basi, ati ongera ugere kuri 500 rwose. Hanyuma hari undi wari utangiye kubaza niba yakwemera 200 y'amapeso. Hanyuma kuko mwanya wa musore twabonye yarimo umugurisha karayita agira gutya zaramupfuka, ahita mukura aho ngaho. Umukobwa ati urimo uranjyana hari, ati mbonye umukiriya, ati ko mbonye umukiriya undarana ijoro, turimo uranjyana hiye. Hanyuma hano hari akanikana karimo kabaza kati se pati byamugendekeye ibiti, bisa nkaho umukobwa uranga yarameze nk'uwarwaye turuma cyangwa ameze nk'uwasaze nyine kubera ibyamubayeho byose nyine. Hanyuma umukobwa mukumuzana no mu cyumba yaje avuga ati rwose we na Devot mwavugisha gukuri rwose, ati mwavugisha gukuri no kungurisha, ati nubundi ndaciriritse pe, ati nubundi, ati nari nitanze ku buntu nubundi nta muntu numwe wanshakaga, ati rwose mwari muri mukuri rwose, ati imba mwari muri mukuri we na Dev. Umusore ati pati, umukobwa ati nta kintu maze nubundi, ati nta gaciro mfite, ati mwinkoraho. Umusore ati wivuga ibyo bintu pati, ati wasinze rwose, ati nywa amazi. Umukobwa ati ntago nakavuze bino bintu kuko, ati kubera iki se, ati wowe si kumbona se ubundi, ati ntago ari kumbona se, ati nta kintu maze ndagakobwa gatafite agaciro na gato, ati ndi ikintu kiraho ngaho nyine, ati ndi umuntu wabasha wanagurisha ukamutanga ku mafaranga. Umusore ati ko ntago ari ko kuri pati, ati ntago ari ko bimeze. Umukobwa ati ntago ari ko bimeze, ati urimo urabihakana se kubera ko hanze hari abantu batwumva, ati ntago ari njye wakagize isoni se ubundi, ati ntago ari njye wakabaye mfite isoni, ati ariko ubundi mbwira, ati ni igiki nakoze ubundi, ati niriye kosa nakoze, ati njye icyo nakoze narakunze pe, ati nta kindi nigize nk'uretse gukunda. Umukobwa uranga rwose bisa nkaho nyine abasore baranga bamubaje nyine bamuteye agahinda nyine. Umukobwa ati njye nakunze Devu, ndagukunda, ati hanyuma nkunda mama wanjye, ati nkunda na musaza wanjye, ati nkunda umuryango wanjye wose. Umukobwa ati byagenze bite, mbwira, ati byagenze bite, ati bose baranaye nyine, ati mwese mwaranaye nta numwe muri mwe nshaka, ati mbwira, ati bose barantaye, ati mwese nubundi murambabaza, ati mwese munera agahinda. Umukobwa uranga bisa nkaho nyine by'umusore kariya mukure nyine byamuteye toroma nyine, ubwo yasangaga umusore agiye kumutanga ku kiranguzo cyangwa se agiye kumugurisha nyine. Hanyuma ngo na nyina wabo uyu mukobwa nyine akaba yarabataye nyine, yarataye umuryango nyine. Umukobwa ati ngambwira base niyo uzajya urwana no gusana imitima y'abantu mu gihe abandi babashenjaguye cyangwa babamenye imitima, ati mbwira, ati nijye ukwiye kujya mura numva abantu igihe bakoze amakosa, iteka nijye ukwiye kujya mura batega amatwi akaba nijye bumva, ati nukuri kose nta kintu na kimwe nsigaje cyo gutanga,
ati ibintu byose nari mfite, ati byose narabitanze, ati nta kintu na kimwe nsigaranye, ati ariko n'ubundi nubwo byose nabitanze, nubwo buri kimwe cyose nagitanze, iteka mba meze nkaho ntahagije. Umusore ati Pati ntabwo ariko bimeze rwose, ati ntabwo ari uko bimeze pe. Umusore wangane rwose ubona ko nyine umusore ati nanjye ndagukunda Pati, ati rwose ndagukunda pe. Umukobwa ati oya, ati ariko nanjye ndagukunda pe, ati ndagukunda pe, ati ariko nanjye ndi umuntu w'agaciro, ati nanjye mfite agaciro pe, ati mfite agaciro, ati nanjye ndi umuntu w'agaciro, ati ntabwo ndi umuntu wo kugurisha, ati ntabwo ndi umuntu wo gutangwaho amafaranga ngo bangure, ati ndi umuntu ukomeye, ndi umuntu w'agaciro, ati kandi ntabwo nabasha gukundwa n'umuntu udafite imbaraga zo kuba yandwanira nyine ngo ngumane. Umukobwa uranga nyine bisa nkaho abasore baranga nyine ngo bamubabaje. Hanyuma nta kindi cyabaye nyine, umusore yari aho ngaho nyine we yumiwe ntacyo kuvuga afite. Hanyuma muri uko mwanya hari kakana twabonaga kaje kari kumwe n'uyu musore kahise kaza gahobera umukobwa gutyo nyine. Hanyuma umukobwa nawe yari akirimukurira nyine ubona kagahinda kamwishe rwose. Umukobwa ati ndakwinginze ndeka rwose, ati ndeka pe, ati ndakwinginze rwose, ati ndeka. Sururanga nyine nawe agahinda rwose kamwishe ubona ko yabuze icyo gukora cyangwa se nta n'ijambo ryo kuvuga afite. Akabiri n'aka gafilime kacu karangire ngusaba gukomeza kubana twukora subscribe, like, share no comment. Wakoze cyane.